Hey guys, tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu ya Dusomere Myrick Official. Mwebwe mukomeze kugenda mudukurikira. Kuri uyu munsi rero twari dufite umutumirwa mushya ku kiganiro kidasanzwe. Reka tumuhe abanze basuhuze ababwire n'ibyo tugiye kuganiraho. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Pamphile. Nkaba tuje kubakorera ikiganiro hano cyo ku bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina bo muzi nk'abatinganyi, aba lesbienne. Yani icyo kiganiro tuje kubakorera. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu tugiye kuganiraho. Ese buriya wowe urebye ubona ikintu cyerekeye n'ubutinganyi hari ikintu kibangamiye igihugu cyacu cyangwa n'ibyaha n'ibyo kuvuga ngo abantu bamwe babazwa n'imitwaro batikoreye? Ubibona ute wowe? Igihugu cyacu cyagushije ishyano nk'iryo ngiryo kuba byibura byaragaragaye. Ni ikibazo gikomeye ariko biri kugenda biba ibintu bisanzwe mu baturage. Dufite impungenge nk'abantu ko mu gihe kiri imbere umuryango uzacika, hagatangira kubaho abantu gusa bagasaza bagapfa. Hari ibihugu byinshi byagiye bigira ikibazo cy'urubyiruko mu myaka yashize, aho havugamo nk'Ubuyapani, Ubutaliyani. Ibihugu byagiye bigira ikibazo cy'abana ku buryo ubu byasabye yuko abagore babo basohoka bakava mu gihugu bakajya gushaka abo babyarana nabo mu mahanga. So nabona ko ibintu nibidakumirwa bishobora kuzavamo ikibazo gikomeye cyane. None se ko turi muri demokarasi, buri muntu wese akaba yemerewe kwigenga ajyana n'uburenganzira bwe adakwiye kugongwaho cyangwa kubangamirwaho. Kuba umuntu ubundi yaba umutinganyi cyangwa se akaryamana n'uwo bahuje ibitsina, igihombo kirimo ni ikihe cyangwa se bibangamira iki ku gihugu? Cyane ko demokarasi amahame yayo avuga ko umuntu agomba kwitwara uko ashatse, nta umubangamira nta n'umuhutaza, kandi byari amahitamo ye. Ntabwo demokarasi uburenganzira bw'umuntu irabumuha, ariko hari aho bugarukira. Uburenganzira bwe bushaka kubangamira ubw'igihugu buba bwamaze kurangira. Kuba umutinganyi ni ukubangamira uburenganzira bw'igihugu? Igihugu wowe mbere na mbere ni we muntu ushaka u Rwanda rukomoka ku muntu umwe. Ni wowe nuramuka wigize gutyo umuryango wawe uzazima ibinyejana ku binyejana, abantu bandi undi mugenzi wawe nakora ibyo bintu nawe azima umuryango we, gutyo hari imyaka izagera mu Nyarwanda ucike ku isi kubera ibyo bintu. None se ubwo abantu babikora cyangwa se abantu bumva ko ari bwo buryo bahereza umunezero, cyangwa se umuntu yasabana n'uwo yumva kumva bahuje ibitsina, cyangwa se yaba ari umugabo akaryamana n'umugabo, dore ko muri LGBTQ buri n'abagabo barimo baryamana nabo bahuje ibitsina, haba ari abagore baryamana nabo bahuje ibitsina. Kuba umuntu yaba yishimiye umuntu akamukunda akaba ari umugore mugenzi we, igihombo kuba bana bakaryamana cyangwa se bajya bakorera ubwo butinganyi bwabo. Ubundi impamvu ya mbere ibyo bintu bigize ikintu bibangamiraho ubundi ku bantu benshi ni iyi. Ikintu cya mbere bibangamiyeho abantu nta kivuze cya mbere ni umuryango uracika. Ikindi kintu bibangamiyeho, ikibazo tunafite cyane nuko igihugu cyacu cyabanje guha abanyarwanda ubwisanzure buhagije, bakora ibyo bashaka, nyamara kirabacyaha ariko ntibumva. Ariko aho bigeze ubu tugeze ahantu tubarurirwa abantu barenga 30,000 bakora ibyo bintu b'abagabo gusa, tudashyizemo umubare w'abagore. So rero ikibazo nk'icyo ngicyo leta ikwiye kugifataho umwanzuro, igashyiraho ibihano bikakaye. Nk'ejo bundi nahoze nkurikirana amakuru muri Senegal, bashyizeho igihano ku muntu wafashwe atingana, imyaka 10 y'igifungo. Kuwacuruje abagabo cyangwa se abana b'abakobwa we ni burundu. Ni ibintu byibuze hari icyo byagabanyije kuri ibyo bintu, kubwiyongere byari biri gufata muri bituma bicururuka. Byaracururutse kubera gutinya. Buri itegeko abantu bararitinya kubera yuko rihana, ntabwo baritinya kubera yuko ngo baryishimiye. So ngewe numva ari uko nguko byaba bimeze. Ikindi ntekereza aho ari cyo kibazo nshaka kubaza. Ingaruka wavuze uravuga ngo umuryango ushobora kuzimira cyangwa umuryango ukaba wabura. Ariko se mu Rwanda abakobwa n'ubundi n'abagabo n'abagore hari igihe badashakana batagira gute? Kuba umuntu yaba umutinganyi hari icyo byica kurushako cyangwa uburyo abandi bantu baba bafitanye imibanire? Muri iki gihe ushobora kutabona ikibazo cyabyo, ariko mu myaka iri imbere naguhaye nko mu myaka byibura 50 iri imbere,
ibintu bikomeje gufata intera nk'iyo biriho gutya, niba mu myaka 3 abantu bashobora kuva ku 18 bakagera ku 29 hafi 30, urumva ni imibare myinshi cyane, ni hafi kwikuba kabiri, hafi kwikuba kabiri mu myaka 3 yonyine. Tekereza noneho muri ya myaka 50 bizaba ari ibintu bibi cyane, mu miliyoni n'amamiliyoni y'abantu. So rero ngewe ikintu numva turamutse dufatiye kuri iyo mibare, leta yakagize ikintu ikora ikadufasha. Niba ushobora kubyara umwana w'umuhungu, kwa kundi umuntu abyara umwana umwe agahita bumutinganya, bivuze ko umuryango wawe uburangiye, ahandi hantu uzakura ugukomokaho na hamwe. ariko nanone mu moko y'abatinganyi cya LGBTQ harimo n'abo bita aba bisexuel cyangwa se bisexual, ku buryo umuntu ashobora kuba umutinganyi ariko akanabyara, nabyara hari icyo bizica ku muryango, n'ubundi ntaza umutinganyi n'ubundi akaba umutinganyi wabyariye igihugu. Ibyo ndabyumva, ariko nibo bake, nibo bake cyane. aba bisexuel nibo bake. Bundi umwe aragenda akaba umugabo, undi akaba umugore. Ukubona umuntu ubikorera rimwe ibyo bintu ntabwo ari ibintu byoroshye, usibye ko atari na byiza, ari ibintu bibi nabyo bikwiye gucika. Ibyo ntabwo ari ibintu pe. ese none tugendeye ku mpamvu wenda uvuga ngo abatinganyi bariyongereye cyane, tugendeye ku makuru twaje gukurikira ku kinyamakuru Igihe ndetse n'abashinzwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima RBC rukavuga ko umubare mu myaka 3 wavuye ku bihumbi 18 ukageze ku bantu 29 kugeza ubu. Ni ikihe kintu ubundi kuri wowe ubwawe nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umuntu ureba bino bintu ukabireba mu nguni yabyo, ubona cyaba gituma ubutinganyi bukomeza kugenda bugwira mu Rwanda cyangwa se ku banyarwanda? Ni iyihe mpamvu iri gutuma bino bintu bigenda bifata indi ntambwe? Ingingo biterwa n'ibintu 3 by'ingenzi. Ikintu harimo social medias, imbuga nkoranyambaga se zibigiramo uruhare zite? Imbuga nkoranyambaga ikintu zibigiramo uruhare, urabona nko mu gihe cyashize twagiye twumva tugenda dukunda abahanzi, abakinnyi ba filime, ibiki, ariko dusanga kenshi iyo dukunda umuntu tugenda ducukumbura tukabasha kureba ubuzima yabayemo, yakuriyemo iki. Nk'urugero, hari abantu bajya bareba nka nuze ndabona bari abasore bo muri za Amerika, bari aba 50 Cent, n'abantu bagiye bakura mu buzima bwo ku muhanda, ari abacuruzi b'ibiyobyabwenge, ari abantu ari aba mafia y'abakariteri. Wowe iyo yumvisha indirimbo ya 2020 uhita wumva ati uyu muntu ndamukunda, uhita ujya kureba background y'ubuzima bwe yabayeho. Uyu munsi ni rich, ni umukire, ariko tujya kureba background y'ubuzima yabayemo, nawe uhita wumva ko byibuze igihe nk'icyo ngicyo nawe nubaho ubuzima nk'ubwo ushobora kuzagira ute, kuzaba nkawe nawe ukagafata, ugatangira gucuruza ibiyobyabwenge kubera ko bimubonanye, ugatangira kunywa ibiyobyabwenge kubera ko bimubonanye. Mu gihe runaka ugasanga igihugu yakuriyemo n'icyo wakuriyemo biratandukanye, ugasanga wowe ubuzima bwawe burarimbutse kubera gukurikira wa muntu mu kigare. Ni nako bimeze rero kuri ibyo bintu by'ubutinganyi, uragenda ukamukurikira, wasanga akora ibyo bintu, so nawe rero ugahita ugendera muri icyo kigare. Cyangwa se uganahura n'ingingo yindi, ni ukuba amafaranga ni ikintu kigiye cyasenya imiryango myinshi cyane. Hari abantu twagiye tuba turi kumwe kenshi bakora nk'ibyo bintu, bakora ubutinganyi, wanabyemera rwose, akajya hari akaba yabikubwira akavuga ati ngewe icyo naba nzi cyose ndabikora byombi, nk'ibyo bavuga ngo bisexual. We akaba atera akanaterwa. So rero umuntu nk'uwo nguwo iyo wumvisha ibitekerezo bye, nawe ntabwo yishimira uko ameze, ariko aba yarabigezemo nyine, nta kindi kintu aba yakora. Ariko inama nagira abana bitonde, kuko harimo indwara nyinshi. Harimo sida mbi cyane, ntabwo ari kuko abatinganyi babarurirwa 5 n'ibice kuri sida, igipimo kiri hejuru cyane, ariko abaturage basanzwe, abagore bakora imibonano mpuzabitsina isanzwe 3. Kandi ibintu by'ubutinganyi byadutse vuba, urumva ukuntu imibare iri kugenda izamuka, mu gihe kiri imbere uzasanga hari hafi 60%. So rero byaba byiza hagize igikorwa muri iki gihe amazi atararenga inkombe. None se ubona leta yakora iki kuri ibyo bintu? Nabivuzeho kare, leta igomba gushaka ukuntu
hari nk'ibintu byaje ngo ama online dating gira ngo guteretana online biriya bintu bimaze abantu muri iki gihugu kubera ko umwana arazamura arascrollinga ku ma TikTok cyangwa se ama Facebook we agahita abona ngo linki imujyana ngo online dating yagerayo agasanga ni urubuga rw'abagabo gusa bateretaniraho wa mwana n'umwana uri gushaka amafaranga agezeyo bamushikishije udufaranga aravuze ati tugufitiye akazi aha n'aha umwana akavuga ati naza akagenda gutyo hari n'abagiye baduha ubuhamya benshi bagiye bajyanwa gutyo bagacuruzwa mu bihugu byo hanze ariko nyamara nubwo babivuze ibyo bihugu ni ibihugu bibi bikomerezwa nk'ubara umukobwa ngenzi bajyanywe muri Oman akaba asambanywa aribwo butinga yiberamo akaba yarabikorewe kandi atari ibintu yagiyemo bishaka ari ibintu yajyanwemo gutyo gusa hariya ngo barakujyana bagahita bakwaka ibyangombwa byawe kugira ngo utazanabona aho uca none ataha kugira ngo bakugire umukozi wabo bakorera ibyo bashaka byose so umwana yaje gutaha ariko afite ubuhamya bukomeye cyane umwana muto cyane w'umukobwa rwose none se nanone kutugarutsa aho ngaho ko hari ikintu abantu benshi numva bakunda kuvuga ngo ibintu byerekeye n'amagereza ngo hari ukuntu abantu bajyamo bakigiraho imico runaka baba bataragiraga ibyo byo wowe kuri wowe ubibona ute? Ukuntu mbibona ibyo birashoboka cyane kuko impamvu bishoboka abantu b'abagore bafunga ukwabo abagabo bagafunga ukwabo sinshyigikiye ngo babafungane ibyo byo ntabwo ari ibyo ni amakosa babyara icyo gihe batera n'amata icyo gihe cyaba ari ikibazo leta ibashingiye muri make cyaba kinakomeye kurenza icyaba hari gukemura so aho ngaho abana cyane cyane leta yagize neza ishyiraho amagororero y'abana bato bajya mu magororero yabo ariko hari n'ibindi abana bita ngo ni inzererezi abo bana hari igihe bajyanwa ahantu ugasanga bamazeyo igihe wenda kitari kinini ugasanga bibaye ngombwa ko hari umwe byibura ufite ibyo bintu by'iyo mico nk'iyo ngiyo y'ubutinganyi ntabwo bari ngombwa ngo babe benshi abana nk'abo bashukishwa ibintu byoroshye abana bakiri bato sibyo ko hari n'abantu bakuru bashukwa umuntu mukuru bwa mushukuti nta kindi ni amafaranga kubaho ubuzima bwiza ntujye wumva abakobwa nibo bajya batebya ngo bagashyiraho video ati dore shati dore uko tubona iPhone nuko agashyiraho ibintu ariko kubwira uburyo iPhone ziboneka ariko n'abagabo bibaho byabayeho bari abagabo ngo b'indaya nabo bibaho cyane umugabo w'indaya basigaye bajya no gutega bategera uyu mujyi nabo baragurwa ubu se umugabo wa makeya cyangwa umugabo kumuhaha ni nk'angahe ntabwo nkubeshye byo ariko biriho biravugwa hanze amakuru yo hanze aba agaragara rwose dusoza tujye ku kintu cyerekeye n'umuryango ari naho hanyuma ntekereza ko tugiye kwibanda dusoza ibintu byerekeye n'ibintu by'urushako mu rubyiruko cyangwa se no mu bakobwa n'abasore haravuga ikintu cy'uko hari abantu ngo batagishaka cyangwa se ngo benshi usanga nk'abakobwa bavuga ati abakadushatse hari abagiye muri ibyo bintu by'ubutinganyi n'ibiki kandi nabo waba bazakubwira ko ubwo buzima barimo ari bwo bishimiye n'ubwo butinganyi cyangwa se izo ngeso zindi babamo zitabaga mu mateka y'abanyarwanda kuva na mbere ese ko hariho ubwiyongere bw'uko twavuga ngo abakobwa cyangwa se abantu b'igitsina gore ntabwo bagishakwa cyangwa ntabwo bakibona abagabo cyane nk'uko byamyembeze imbere nabyo ubitekereza iki hari icyo ubutinganyi bwica ku kuba abakobwa basigaye bamara igihe kinini badafite abagabo bibereye iwabo cyangwa batarabona nabo abo bashakana nabo bagenda gute sintekereza ko imibare wenda uvuze ngo benshi ngo uko babibonaga mbere ngo benshi ntabwo kera aribwo bashakaga cyane kurusha ubu ugiye mu mibare yabikubwira kuko niba igihugu cyacu kimaze kwikuba kabiri mu myaka itarenze 20 mu baturage ntabwo wambwira ngo kera nibwo bashakaga cyane
bivuze ko bari bwo bashaka cyane se. imibare yariyongereye mu bigaragara, ariko nyine ukurikije umubare igihugu kigezeho ntago ariko byagakwiye kugenda, ntabwo bizamuka cyane. N'izibashije gushingwa ntizimara igihe, ariko nkeka ko ikibazo abantu bafite nk'ikibazo cyo kuvuga ngo ngabanga ubukene nicyo rwitwaza urubyiruko rufite, ariko nyamara ntago akazi kigeze kabura, akazi ntago kabuze, ahubwo wenda habuze ko bashaka. Kandi burya akazi bajya bavuga ngo nta kazi k'umunyagara kabaho, buri kazi kose kagira icyo aho kagukura n'aho kakugeza. Hari abantu mubona bakorera amafaranga atari menshi, ariko ugasanga bafite imiryango batunze. Ntabwo rero wavuga ko byibuza amafaranga cyaba ari ikibazo. Ikindi wenda wakuvuga ni uko abantu abasore cyane bafite ubwoba bwo gushaka, bafite ubwoba kuko arabona ngo hanze ngo biragoye, kavuga ati nimuzana ejo bikandangirana biragenda bite. Kandi ibyo byo wanashyiraho na kera hari ibintu byabagaho wenda byo kuvuga ngo uraremera abana ugasanga bahawe iminani, bahawe ibiki, bagahabwa n'ubushobozi bwo kuba baba abagabo bakubaka. Ariko muri iki gihe umwana ni ukujya ku ishuri akayirangiza, papa akamubwira ati gendera ujye gushakisha. Uwo mwana gutegereza igihe azashakira amafaranga yo kuba yakiyokipa, byibura kuba yaba aba mu buzima yishimiye, ni ibintu bigoye bisaba igihe kinini. So rero nkeka ko nk'uko leta bikomeza kubibabwira, bakomeze bashake imirimo bakore, irahari. Igihugu cyateye imbere kandi kiracyanatera imbere. Turabashimiye neza abakunzi bacu mwe mwakomeze kubana natwe muri icyo kiganiro. Turizera ko muri buze kuza gutanga ibitekerezo kuri ino nkuru, ndetse n'abafite uburyo babibona mukaba muri buryoherwe n'ikiganiro. Tubibutse gukanda kuri subscribe, gukora kuri share ndetse no gukora kuri like. Ikiganiro byacu nakagaruka. Ciao.